Byiza cyane rero kuri we udomye kutweka kudukurikira umunsi ku munsi twebwe twitwa Igika TV Rwanda ngewe uburi kumva nitwa Omega Boy mba ndi kumwe na The Fresh 5 kugira ngo tujye tukugezaho ibiganiro bikoranye ubuhanga n'ubushishozi hano ku Igika TV Rwanda. Uyu munsi rero tujye kubagezaho gereza eshanu mbi kurenza izindi kwisi utakwifuriza umuntu wari wese kuba yafungirwamo. Ngira ngo rero nkuko tubizi twese nta gereza nziza ibaho, ariko n'ubundi nta mfungwa iba yishimiye aho iri, ariko nanone hari gereza mbi cyane kurusha izindi bitewe n'imibereho y'abahafungiwe, aho baba bakorerwa urugomo, bahabwa ibihano n'uburyo baba bafatwa n'ibindi bitandukanye. Gereza cyangwa se ibohero nta wifuza kujyayo, n'uriyo nta wamuveba kuko n'ubundi umugabo mbwa aseka imbohe, ariko nunajyayo ntuzajye muri izi gereza eshanu kubera ko ni mbi cyane, ni mbi iyo ugiye uhava wanegekaye. Gereza iza ku mwanya wa mbere mu kuba mbi yitwa Addicts Florence. Iyi ngiyi iherereye muri USA muri Colorado. Iyi rero ngo iyi gereza bavuga ko ari mbi cyane kurusha izindi zose ku isi nk'uko byemejwe n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kuva yafungurwa mu mwaka w'1994 habera ibikorwa by'icarubozo mu buryo bukabije. Ni gereza y'abagabo gusa, abafungiye benshi n'abashinjwa iterabwoba, gucuruza ibiyobyabwenge, gusahura amabanki no kwica abagize inzego za leta. Abayifungiyemo ngo bemewe gusohoka ngo bote akazuba amasaha 9 yonyine mu cyumweru, kandi kuvugana n'undi mufunganwe biba gake cyane, biba bigoranye cyane, nubwo urumuri rw'izuba rukugeraho gake cyane aho ngaho muri kasho. Imfungwa ibamo iba mu kumba gatoya, ari nako ikoreramo ibintu byose. Ni ukuvuga ko niho haba harimo toilette, niho haba harimo ibyo kurya, niho nyine ibintu byose, niho yogera, urumva ariko mu kumba katarenze metero. Addicts Florence ifungiyemo abantu bazwiho kuba babi cyane mu buzima bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu hafungiwe barimo Mutulu Shakur. Uyu nguyu ni se wabo n'umuririmbyi warasheshwe Tupac Shakur. Ahafungiye kuva mu mwaka w'1986 kubera kwiba banke no kwica umupolisi, nubwo benshi bavuga ko nta kidashoboka kwisi, ariko iyi gereza yo ntushobora kuyitoroka uko byaba bimeze kose. Ibyo bivugisha ngo nta kidashoboka kwisi, ariko gutoroka iyi gereza byo biba bigoye. Gereza rero iza ku mwanya wa kabiri yitwa Tedmore. Iyi ngiyi iherereye muri Syria. Iyi nayo ni gereza ikorerwamo urugomo rukabije, iyicarubozo, kwicana n'ibindi byinshi. Ngo ni ibisanzwe muri iyi gereza. Imfungwa zirimo iyo zirwanye zitwaza amashoka byibura ngo hagire abahitana abandi. Mu mwaka w'1980 bwo habaye agashya, abarinzi bishe imfungwa 500 mu ijoro rimwe. Urumva ni ibintu bikomeye, mu ijoro rimwe kugira ngo abarinzi bice imfungwa 500. Ibi rero nta yindi gereza birabaho ku isi. Ugiye muri gereza ababara ko atazagaruka kuko igereza yo nimbi cyane. Niba ari umuntu uzi wafungiwe, amenya ko uyu we rwose aba afunzwe nabi. Uyu rero uhafungiwe yabatungura akagaruka yaraciwe akaboko cyangwa se akaguru kubera urugomo rukabije rubamo, nk'uko abahafungiwe bo babyivugira. Gereza ku mwanya wa gatatu yitwa Caladinoro. Iyi ngiyi iherereye muri Brazil. Iyi gereza nayo ngo abibi byose biyibamo, ikirenzaho nuko imfungwa 7500 zirimo zifite agakoko gatera sida, nyamara benshi muri bo ngo binjiyemo ari bazima. Indwara muri iyi gereza nizo zica abantu. Abarwaye nanone ngo iyo habayeho abakeneye kubagwa, ibi bikorwa nta kinya. Imiborogo y'ababagwa ngo yumvikana ahantu hatandukanye kubera kurumva ababa bari kubabaga nta kinya.
gereza iza ku mwanya wa kane yitwa La Santé, iyi ngiyi iherereye mu Bufaransa. Wumvishe izina ryayo wagira ngo ni nko kwa muganga, nyamara kubera ko imibereho muri rino bohero abahafungiye abahitamo kwiyahura. Mu mwaka w'1999 honyine abagera ku 124 bariyahuye aho kubaho nabi muri iyi gereza. Abayifungiyemo ngo babona amasaha 4 yo kota akazuba. Imiryango y'abaharanira uburenganzira bwa muntu isabira kenshi abafungiwe ahangaha ko bahabwa amazi yo kunywa, dore ngo ko ari cyo gihano gikomeye cyane cyatangirwa. Ufungiye muri iyi gereza ntago aba yemerewe kunywa amazi. Iza ku mwanya wa gatanu yitwa La Saberneta, iyi ngiyi iherereye muri Venezuela. Muri iyi gereza umurinzi umwe abashinzwe ubuzima bw'imfungwa 150. Iyi gereza niyo gereza ivugwamo ruswa cyane ndetse n'imikino yo kurwana mpaka ku rupfu. Bakorera ibiryo, amazi cyangwa se kuzanirwa umugore ku bagabo bahafungiye. Benshi mu bafungiye ngo bicwa n'urugomo ruhakorerwa kuko nta kasho zihagije ziba zihari. Imfungwa zibonana kenshi zikiremamo udutsiko, urugomo n'impfu bikaba byinshi cyane. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ku isi ivuga ko ikeka ko muri Afurika hari gereza zishobora kuba zirusha ubukana izi zivugwa haruguru, gusa ngo nta nubwo babasha kubona amakuru aziturukamo. Nta gereza nziza, nta nujyayo ategereje kuzabaho ubuzima bwiza. Ni nayo mpamvu nubwo ibyaha bitazacika mu miryango ya muntu, ariko byibura mukwiye kwirinda icyabageza mu gihome. Reka rero tugushimire wewe wadukurikiye kuva dutangiye kugeza dusoje. Njyewe nitwa Omega Boy Astra Vista, iyi yitwa Igika TV Rwanda. Wibuke gukora subscribe na wasi mu magambo atukura.